Ibihe bihira badukurikiye aho muri hose hirya no hino ku isi. Mu kiganiro cyacu cya none turagaruka ku bitwa aba feministes. Iri jambo ritaresemurwa mu Kinyarwanda rimaze gukwira cyane, rimaze kwamamara no kwandagara, rimaze guhabwa icyubahiro no kugita, rimaze gukundwa no kwangwa, rimaze gushishikaza benshi no gushisha benshi, rimaze mbese kuba imbera byombi inaha mu Rwanda umuntu. Kera hambere mu Rwanda rw'abakurambere umugore wavugiraga hejuru kandi iteka agahora agaragara nk'uhanganye n'abagabo yitwaga Nyiragashingihembe. Iri zina warikoresha none uretse no kuregwa katukana cyangwa gusebanya umenya atabona n'aho anywera amazi ayariba. Natwe turaryirinda ntituri burikoreshe kuko ryacyuye igihe. Abasesengura ndimi, inzobere mu nyiga y'indimi n'inteko ishinzwe ururimi nibagire bwanga ahubwo badushakira ijambo rinyarwanda rizajya rikoreshwa ku bafeministi kuko bo ntaho bazajya tuzabana nabo iteka ryose. Ese kuki imyumvire y'abanyarwanda ikomeje kunywana ku nshoza, inyifato, imyumvire, intumbero, imibereho n'imyitwarire y'abafeministi? Ese ubundi bakijije iki? Bangije iki? Ibi bibazo mubyibaza muri benshi. Muri iki kiganiro natumiye abantu babiri, hari uri ku isonga mu kuzamura ijwi riranguruye rivugira hirengeye avuga mu izina rya feminisme. Uyu namutumiye kandi kuko ari nawe watangije mu Rwanda intero mwe mubyita hashtag igira iti abagabo n'umwanda. Muri iki kiganiro aratubwira impamvu yabigenje atyo n'umusaruro wavuyemo. Kugeza n'uyu munsi wa none nta mufeministe muri uru Rwanda umurusha kurangurira ijwi. Turi kumwe nawe mu kiganiro. Ese mufata uko ari cyangwa mumwibeshyaho? Ese feminisme muyumva kwiri cyangwa murayiremera? Undi mutumirwa dufite ni umunyamakuru, umwe muri bake abanyarwandakazi bakora ibiganiro ku ngingo hafi ya zose niba atari zose. Waratuganira nk'umubyeyi aduhuriza umunyarwandakazi n'ubufeminisme. Nirinze gutumira utumva ingendo y'abafeministi udahamanya nabo kuko impaka zari kubiza ngo turwane ikiganiro kikabura icyerekezo. Cyakora wenda hari igihe tuzagira part 2, part 3 cyangwa se birenzeho nubwo batumirwa wenda baba bahindutse. Iyi ni Pax TV IREME News. Jewe ndi Ntwari John Williams. Karibu. Twongeye kubasuza cyane kandi tubaha ikaze mwese abakurikiye Pax TV IREME News. Uyu munsi tugiye kuganira n'ababyeyi mu Rwanda, abagore b'u Rwanda. Hari inkundura ya feminisme yavuzwe igihe kirekire ndetse bamwe bakayifata nko guhesha agaciro abagore ku rwego ruhanitse, abandi bakayifata nko kwisumbukuza cyangwa se guhangana kw'abagore n'abagabo mu gihe tugeze ubu ngubu. Hari ababifata neza, ababifata nabi, hari n'abumva ntacyo bivuze. Twatumiye ababyeyi babiri, umwe nimwumva izina rye murasanga ari muri top 5 y'amazina abantu bazi cyane bakumva bakavuga ngo uyu ni umufeministe kuko byahamye. Ari guseka reka natwibwire. Murakoze, nitwa Nsanga Sylvie, nkaba ndi feminist n'umunyarwanda. Feministe n'umunyarwandakazi. Hari undi mubyeyi turi kumwe ahangaha nawe twibwira. Ngira ngo abareba ibiganiro bitandukanye nge baranzi, ndi Scovia Mutesi, ndi umunyamakuru by'umwuga, ariko nanone ndi umubyeyi bidasimburwa. Umunyamakuru by'umwuga, umubyeyi bidasimburwa, n'uyu no mubyeyi ndi Ntwari John Williams. Mu kiganiro cyacu tugitangira rero ndagira ngo mpere kuri Scovia. Iyo wumvise uburenganzira bw'umugore, umugore uruhare rwe mu muryango, uruhare rwe muri societe n'uruhe? Mpere kuri wowe kugira ngo uyu ufite ibisobanuro bimeze nk'ibya encyclopedia aze kudukurikizaho nyuma. Wenda kuvuga ngo uburenganzira bw'umugore ntabwo mbureba nk'umugore, ahubwo n'uburenganzira bw'umuntu. Niba hari amategeko, hari uburenganzira umuntu avukana, kuko usibye kuba iyo tumaze gukura cyangwa dukura bitewe n'umuryango twavukiyemo bahitamo imyenda batwambika, ariko ya myenda ivuga iki? Ishingira ku mirimo, ishingira kuko twiga ibyo bagena ko tuzaba. Ariko nitujya muri sante, umugore utwite umuhungu n'utwite umukobwa baba bafite ibimenyetso by'umugore utwite. Umwana iyo avutse
uburyo bumwe cyangwa ubundi bukoresha ubwo aribwo bwose kugira ngo umwana avuke ameze neza bukoreshwa ku bana bombi, umukobwa n'umuhungu. Nge mfata ku burenganzira bw'umugore ni nk'ubw'umugabo ni nk'ubw'umwana n'ubw'umuntu muri rusange. Nge nicyo nemera ku burenganzira. Ahubwo wenda imico y'ibihugu, imiterere y'abantu, imyumvire y'uburere bw'aba bantu bagena uko uwo muntu bamwita, nk'uko ushobora gusanga hari igihugu bavuga bati umuntu ufite inyinya ni inenge ikomeye, mu gihe ushobora gusanga mu Rwanda kugira inyinya bigize uburanga. Ni nk'uko hari abazi ko umugore, hari ibihugu bifite amahame yabavuga ko ubwenegihugu bw'umwana butangwa ku mugore. Nge ni nako nari nkwiye kuba mbyemera, kuko ni ngewe urishuwa ko nabyaye, nubwo uyu mwana yitwa uwa William, ariko kwa muganga hinjiyeyo nge dogiteri ninge yabonye umwana ava muri nge, baza kumenya se w'umwana iyo habayeho gupima. Kuba ari nge watanga ubwenegihugu cyangwa se ubwoko bw'umwana nka nyina, bifite ireme rinini mu buryo bugaragara, tutagiye mu buryo bwa gihanga bwo gupima amaraso. Uburenganzira bw'umugore mbufata nk'uburenganzira bwa muntu. Iyo wubaha umuntu n'umugore kumwubaha ntago bikugora, cyangwa umwana w'umukobwa n'abandi bantu hajemo n'abafite ubumuga n'abanyantege nke n'abakuze muri rusange. Uti nk'umugore je watwise umwana amezi 9, je wamugaburiye ari mu nda, je wamuhaye ibyishimo cyangwa gahinda cyangwa amahane nk'ayamutoza akiri mu nda, ninjye bakamuhaye ubwene gihugu cyangwa se ubwoko. Kuki iyo umwana akuze neza ari imfura y'u Rwanda yitwa se yabana yakitwa nyina? Ibyo turasubira kuri bwa burenganzira bwa muntu. Biri mu mvugo z'abantu batubaha abagore cyangwa batubaha ababyeyi babo. Ariko mu by'ukuri mu migani myinshi, mu biganiro by'abantu benshi, nitusubira mu mateka y'u Rwanda, mu bwami n'ahandi, wabonaga ibisigo bivuga abagore neza, bivuga ababyeyi neza. Ukumva hari indirimbo zirimbirwa abakobwa, hari amazina. Niyo ugiye kureba je nitwa Mutesi, ntabwo data yaba yarambyaye cyangwa undi muntu mu muryango bazi ko mvutse ndi ikibazo ngo yumve ko ndi umuntu ukwiye kuza gutetera muri uwo muryango. Ni ikizina ryanjye ryaje rivuga. Noneho ntwari bakwita ntwari, kuko we baravuga bati uyazaba ari Umutesi uri hano mu rugo, ni umuntu wo kurindwa kurusha abandi. Iyo nkurikije inyito n'uburyo abanyarwanda bitaga abana b'abakobwa, bumvaga ari umuntu w'igitangaza ukwiye kurindwa ibikomeye n'ibyamugiraho ingaruka. Abahungu navuga ngo bakabita amazina abarekurira intambara, guhangana. Ibyo rero ni ya myambaro nakubwiye umwana kivuka, umuryango, igihugu, umuco kimwambika. Ariko kubaha umugore, kubaha ikiremwa muntu, bishingiye mu muntu, ntago bishingiye ku gitsina afite cyangwa akarere. Niyo mpamvu ushobora gusanga nonaha mu Rwanda twagize ibyago byo ko habaye jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko icyo kintu ntabwo uyu munsi amategeko yacu ntabwo avuga ngo umuhutu wese yakoze jenoside, nanone umututsi wese ntabwo yacitse ku icumu. Nuvuga ngo ibyo bintu rero niba dushingiye ku buntu, ku bumuntu, n'umugore n'umuntu, umukobwa n'umuntu, ufite ubumuga n'umuntu, umugabo n'umuntu, ntekereza ko nabigisha uburenganzira bw'ibyiciro by'abantu, twige ubumuntu, twiga agaciro k'umuntu. Hanyuma iyo wize agaciro k'umuntu, ibyo byiciro byose twavuze by'abantu, aba ari umuntu nyine ntubona uko umukuramo. Urakoze cyane Mutesi Scovia, afite ibyo dusobanuriye. Mwe mudukurikiye, mwe muteze amatwi, kenshi mujya muvuga ngo tuganira kuri politike iryaye, politike gusa. Erega politike n'ubuzima, ariko ntabwo ari bwo buzima bwonyine bubaho. Niyo mpamvu ngo twagiye mu biri social, turi kuganira ku mibereho y'umuryango. Sanga Sylvie uzwi nk'umufeministe, umwe mu kwisonga muri kino gihugu. Mbere yo kudusobanurira ngo feministe, feminism ubwabyo ni iki, urabanza usubize ku cyamaze kuvugaho, kuki hari imvugo ngo umwana nuwa nyina, uyu nuwase. Murakoze cyane kudutumira. Kubijyanye na nyiri umwana, ngiye nagendera kuri science, kubera ko ibigaragaza ko hakwiriye bombi kugira ngo umwana aboneke. Ndavuga ngo umwana mwiza nuwase, naho nane yakitwanya. Ibyo byo bijyanye n'umuco wacu, kubera ko bigaragara ko kenshi n'ururimi rwacu bivuga n'uwakoze icyiza bavuga ko uri umugabo, nubwo waba uri umugore kumva bavuze uriya mugore ni umugabo.
ntabwo baba bavuze ko yabaye umugabo ariko ko ibyo yakoze ni indashikirwa, ni byiza cyane. Ni kubera ko byagaragaje ko ibintu by'imbaraga, ibintu byiza, ibintu byo gufata risk ukavanamo ikintu cyiza kenshi ukabona biba associé n'umugabo. Na amateka kandi umuco ni ikintu kigenda gihinduka ku buryo nge nishima ko mbona bigenda bihinduka nubwo bwose bikiriho abantu kumva ko umwana ari uwase. Ari byanagaragaye na mbere igihe wabonaga aba bana abashakanye batandukana batajya nko mu rukiko, n'ubundi wabonaga ko abana babajyanye mu muryango wo kwase. Umukobwa yashaka gushingirwa umuntu ugomba kumutanga nise, ese na cyagiye bavuga amagambo imbere usanga ari abagabo bicaye imbere abagore bari inyuma. Bigaragara ko ibyiza ibyo gufata ibyemezo byose baba babona ko ari abagabo bagomba kubikora. Tukomeze rero ku ngingo turiho feminisme. Uri no kuvuga utuje, uvuga mu mujyo rwose woroheje, ijwi ry'amahoro. Abakuzi kuri Twitter ngo bazi kuri inkuba. Byaturutse he? Ubundi feministe ni iki? Mu by'ukuri abantu banzingira ngo nabambyaye bazi, ntabwo nitonda cyane ariko nkunda kuganira n'abantu kandi no mu bonganira nabo pe harimo abagabo cyangwa navuga igitsina gabo baba barimo ngeragaje no kwasesinga n'inshuti zanjye mfite nyinshi na abagabo sinzi kubera iki ariko n'abagore ndabakunda ariko ikintu kimwe amaraso yanjye cyangwa systeme yanjye ndakunda kudigera cyane ni uguhohotera undi cyangwa ukamubuza uburenganzira bwe ukavogera undi. Mba numva ko mu by'ukuri yakabaye abantu bubarana hagati yabo n'ibyo twita intambara n'ibintu isi yakagize amahoro abantu ari nta uvogera undi, buri muntu yubaha space yiwe, nkamenya ko aha ni iwanjye ntabwo ugomba kumvogera. Niba hari ikintu ushaka kuransaba uruhusa tubiganiremo tubyemeranyemo, mbese ntihabe ibintu by'ingumi n'intambara. Rero tugiye kuri feminisme, ijambo rikunda gutera impaka cyane, ubona nanone muri societe yacu rimeze nkaho ryabaye associé ku bagore bakarishe, abagore bavuga cyane, abagore badafite uburere. Ariko mu by'ukuri ugasanga ni kubera ko mu ijambo ryonyine surtout abavuga igifaransa cyangwa icyongereza wumvamo femme cyangwa umugore femine, noneho abantu bagagira tendance yo gushaka kwerekana ko ari ikintu cy'abagore, agatsiko k'abagore. Ariko iyo ugiye muri terminology yayo cyangwa ukagenda muri meaning ijambo ryahawe, usanga ko ari ibintu byinshi abantu bemeramo, mbese banakora ariko rimwe na rimwe ugasanga badashaka kubiassocia kuri iryo jambo ariko ko bimeze. Rero feminisme yonyine ugasanga ni ubuvugizi, ni imyumvire yawe n'iyanjye n'iy'abandi, ariko igamije guteza imbere uburenganzira bwa muntu. Kandi iyo tuvuga uburenganzira bwa muntu ngira ngo Scovia bitangiye abivuga, ni umuntu umufashe nk'umuntu we wenyine, ni umugabo, ni umugore, ni umwana, ndetse ni umukene, ni umukire. Ni ukuvuga bigamije guteza imbere uburenganzira bwa muntu muri rusange. Mba nshaka ko abantu batangira kumva kwanza icyo ngicyo, kubera ko muri feminisme ntabwo tuvugira abagore gusa, tuvugira injustice yose ihari. Ese abantu bafite ubumuga turabona services zitari kubageraho neza, abana turabona ko bari guhohoterwa, bari abagabo turabona ko batabona service ukuntu bikwiye. Ugasanga feminisme urebye neza nko mu ijambo rimwe ni ukurwanya ihohoterwa, ni ukurwanya kutarespecta, sinzi ukuntu navuga neza mu Kinyarwanda, kudarespecta uburenganzira bwa muntu nk'umuntu. Rero cyane rero ugasanga rijya kuba ari uburenganzira bw'abagore, kubera ko usanga ko muri societe yacu abagore basigajwe inyuma, niba ndi buvuge n'amateka, ariko n'ibintu byinshi bitandukanye. Umuco wacu cyane niwo njya ntangiriraho, nk'ukuntu natangiye mbivuga, umuco wacu wafashe nk'umugore kuba kuri receiving end. Ni ukuvuga ni wa muntu ugomba kuba uri hariya, ugomba gukurikiza amabwiriza. Kandi umenye ko umuco wacu kera bagiraga ijambo n'abagabo. Ni ukuvuga za nteko z'abantu bakuze n'abagabo bafataga mu ibyemezo, bamara gufata ibyemezo bakaza bakabigira ikaba norme ya societe runaka bagendera. Umugore ni uwo kubyara, umugore tugomba kumukwa akaza akaguma hanga. Ibyo byose bigenda bikuza abantu bumva ko umugore ni wa muntu uri
ugomba kuba controle ugasanga societe yahaye power na controle ku bagabo kurusha abagore noneho bigenda generation ku yindi aho usanga n'umwana w'umuhungu muto w'imyaka 12 akumva ko ari ugomba gutanga amategeko ngenda nigiye dushinguye umuntu mu muryango wacu ubona afite abakobwa benshi bakuru bakuze umuhungu ufite imyaka 5 ngo niwe ugiye gushingura se urumva ko uwo muco nturavaho wo kumva ko abana bose bangana ariko amahirwe dufite nuko amategeko yo ari clair agaragaza ko abana bose bangana ko abaturage bose bangana rero feminisme en fait nubwo abantu batabyumva cyane ahubwo niho bigitangira kubera kenshi ntabwo kera twagiragaho kuvugira cyane urabona ubu ngubu basigaye hari social media tukaba twa exprime ibintu dukunda ibintu tudakunda ariko ngiye mbwira abantu banabi exprime muri respect yo ugatanga igitekerezo cyawe wemye washaka kukontrediza icyanjye nacyo ukagitanga umukubaha ako feminisme ubu ngubu niho muri kugenda muyumva cyane ni ikintu cyatangiye navuga nko mu mwaka w'1900 aho mu Bufaransa muri ya bihugu abagore batajyaga ku kazi aho batangiye kugira ku kazi ugasanga bahembwa bitandukanye n'abagabo batangira icyo gihe guclaiminga uburenganzira guhembwa bingana nyuma babona ko badatora hajyaho gusaba uburenganzira nabo gutora umuyobozi bumva bashaka so ni movement yatangiye kuva kera noneho ubu ngubu aho mvugira aba feministe bo mu Rwanda priority yabo kenshi usanga bitandukanye n'umufeministe w'Uburayi apana ko tubirivinga mu bintu bitandukanye ariko ko context iratandukanye ariko ikintu tutarengaho nyamukuru nuko twese tugomba kubahiriza uburenganzira bwa muntu nk'ubu ngubu haba hari umuntu waba mu bihugu by'abaturanye akavuga ngewe ndasaba leta ko yadushiriraho itegeko rirwanye ihohoterwa ngewe rero uyu munsi mu Rwanda ntabwo yaba priority yanjye iryo tegeko twe turarifite no kuvuga ngewe ahubwo cyaba ikindi kintu kugira ngo iryo tegeko rijye mu bikorwa niyo mpamvu uzasanga aba feministe bo mu bihugu bitandukanye bafite agenda zitandukanye kubera priority bafite na injustices barimo barabona icyo gihe urakoze kubisobanuro birambuye duhaye Scovia iyo bavuze feministe feminisme mu Rwanda iryo jambo ukurikije uko ubibona bitari igisano cy'ijambo feministe societe nyarwanda iryakira neza feminisme rifata nk'ijambo ry'ubwuzuzanye cyangwa ry'uburenganzira bw'umugore cyangwa rifatwa nk'ijambo cyangwa inyito y'abantu baje guhangana biramutse ariko biri waba ukeka ko biterwa n'iki cyangwa ubona biterwa n'iki mbere yuko njya ku ijambo nyirizina nidusubira no mu cyo bita ihame ry'uburinganire ryashoye intambara ikomeye n'ubu itaratsindwa abantu bakirwana ngiye mbitangaho urugero nyine nkavuga ngo ni nko gufata abagore kubona umugabo wabyukaga yaba ari mu kabari yanyoye icupa agatanga inka umugore yaba yicaye akabona Jonaze aje gukura ubwatsi bariyo baranywa ikaziye ya byeri ikajyana n'imbyeyi yari bubyare mu gitondo wenda ikagira ikifasha family umugore nta ruhare yabigizemo iyo nkundurira cyarwana nubwo wenda amategeko yafunze amategeko asa nkaho yafungiranye abagabo kugufata icyemezo ku mutungo w'urugo cyangwa ku byemezo bindi batagishije inama uwo bashakanye ibyo rero bifata uzumve nk'umuntu yavuze ikintu icyo akabona nk'umugore wakoze ikintu akavuga ni leta yamuduteje ni leta yabaduteje ni ukuvuga ngo iyo abantu batangiye kuvuga ibyo rero niho hahandi nuvuga ngo uko twatangiye tuvuga ngo abana bige haza gahunda ihari y'abana b'abakobwa ukuntu babafata ku manota make uyu munsi yararangiye Nyamumenedike nkuko yabisobanuye barareba abanyeshuri gusa baza bakavuga bati ku kazi ntabwo bishoboka umugore ntabwo yaba n'ubu turacyafite gap uko umugore uri muri local government nko mu turere ngira ngo nka 90% bagomba kuba ari vice mayor social yatabaye meyo ariko nabamenye n'ujya kureba bafite imibare mitoya nitujya mu gisirikare mu gipolisi mu bucamanza nyango bari kuri 36 gutyo nibindi ahantu barari benshi ni mu nteko kuko naho hazamo ya 30% yihariye ariko bamanukiye icyarimwe naho haracyasigaramo ukana nukuvuga ngo ibyo bintu rero abantu bataremera batyo nabyo bifitanye isano na za mirimbanyi z'uburenganzira bw'abagore kaba ariko tubyita wenda noneho mubaje kuri wowe feministe ni impimbanyi y'uburenganzira bw'umugore niko mbifata none wenda muri aba baje ari impirimbanyi rero ugasanga wenda hajemo n'ufite igikomere uyu ufite igikomere nge nyambwira abantu bose nge nk'umunyamakuru bose n'abakiriye banjye
umuntu ashobora kunyataka ntiyatake ikiganiro natanze, ntiyatake inkuru, akataka jewe na famille yanjye, akataka je mu by'ukuri mu rwego rwo gusa nkaho atera navuga ngo arashaka gutera icumu ku marangamutima yanjye, ngo nzahazwe n'igikomera nteye ntakaza akazi kanjye nakoraga cyangwa ibindi bintu nakoraga. Wa muntu rero ufite igikomere yaje agasanga Silva avuga atoya ati nimugakubita abagore, we ntabwo azana navuga ngo nimukabakubite, aza ahubwo atukana kubera umubabaro afite, abonye nibura avuga ati ubwo Silva we yumva ko kuduhohotera ari bibi, kanza n'uburakari nibanyataka Silva aramvugira. Uwo muntu ntabwo rero mukwiye kureberamo ishusho y'abandi bantu bose bavuze ko umugore akwiye kubahwa, akwiye guhabwa uburenganzira nk'umuntu. Kandi kuba ari Silva none aha turi kumwe nawe mu kiganiro, kuba hari ikosa Silva ashobora kuba yarakoze mu mvugo ye kuri social media, ntabwo ari igisobanuro cyazamirimbanyi zose, keretse abayazihagarara akavuga ati inteko rusange yarateranye yemeza hagasohoka iyo baruwa. Ntekereza ko abantu bakwiye kuba bakora. Kandi ikindi dufite ikibazo njya mvuga ngo gikomeye mu Rwanda, abantu baracyakeneye kwiga debate, ugahangana n'ibitekerezo umuntu yazanye aho kwataka umuntu bwe. Ni naho hari ikibazo cy'abantu bananiwe kubyakira, biragoye. Naravuze ngo none akadutanga urugero abaza amakuru y'intambara, ufasha abantu bari inyeshyamba, niba abagore babujije ko baza kuvuga, n'uyu munsi ntabwo turabona umugore asabwa, turabona yicaye mu ntebe z'imbere bafata icyemezo cy'inkwano bari buku umukobwa we. Nanone ntiturabona abakobwa bashoreye inkwano bajya kwa sebukwe, kuko niba inkwano ku mukobwa ari igihembo cy'umubyeyi ko yareze neza, no kuba umugabo wanjye uyu munsi atari wawa nyina yamureze neza nase nawe yarakwiye iryo shimwe. Ni ukuvuga ngo uko iterambere riza hari debate zikwiye kuganirwa. Ubundi kuki umukobwa ari utangwaho inkwano? Ubundi se niba inkwano ari ishimwe, ababyeyi bombi ntibakwishimwe zitari zakadutubaho umunsi w'ubukwe? Niba rero bose barera kimwe, twese tukiga tukaba twinjiza ibingana, ukumva umuntu akavuga ngo umukobwa wanjye yarize ngo ntago namushyingira batampaye amafaranga angana rye cyangwa inka zingana bataguhaye miliyoni 3, ntabwo ari ku isoko, ntabwo arimo kumucuruza, kuko no itegeko ricuruza. Akwiye no kuba uwo mwana w'umukobwa ashatse yabwira se ati ndagendera ubuntu, kuko nitureba mu itegeko rirwanya gucuruza ryarema urumva rizarema nabi, bamwe batarizamo abandi barizamo, finally riveho isoko rifate. No isoko iyo ryatangiye buri munsi imiryango yose iruzura. N'itegeko rirwanya icuruzwa ry'abantu rivuga ko itegeko rikurikirana umuntu wagize inyungu ikomoka mu mibonano y'undi muntu. Nguvuga ngo rero data niwe hagaze ku maguru abiri akavuga ngo Sikovia bamukwe miliyoni 3 kuko ngiye kuryamana n'uriya musore arimo arungukira mu mibonano yanjye, kandi itegeko riyaciyeho umurongo. Nuvuga ngo hari ibintu dukwiye kureba biri mu muco no mu mategeko tukabyigisha. Ni ibyago nyine kuko mu myaka nka 30 basogokuru na badata bakibafite bazaba badahari, kuba tutabafite nakaga. Ariko ndatekereza ko umunsi nzicara ari ngiye nyirabukwe w'umuntu, ari ngiye usabwa, ntago nshobora gushyira umukobwa wanjye ku rubanza ngo bagukoye make. Bamukoye make se ndimo ndamugurisha? Hashobora no kumbwira ati umusore uri hariya ukuntu dukundana, amafaranga yari afite ayaguzemo inzu n'intebe, nkamwe tugende tuzahurira kuri hoteli aho mutwakirira kugira ngo twishimire ibirori. Nuvuga ngo uko imyaka ihita hari ibintu tuzajya tukabisiga. Ni n'iki kintu abantu bakwiye gutekereza ku mirimbanyi z'uburenganzira. Abantu ubundi iyo bakiburana uburenganzira, ni ukuvuga ngo igisobanuro cy'uko hari ubutarasa. Uyu munsi ngira ngo hari video imaze iminsi itambuka nk'abanyamakuru n'abandi barayibonye kuri social media, umugore akubita umugabo. Nge navuze polisi ko igitwereka abagore bakubiswe bazana abagabo bakubise abagore, uriya mugore akwiye kubaza nawe, kuko ni ugutesha agaciro umuntu yakubitaga umugabo we n'umukobwa wahohoteye n'undi muntu. Icyo ni cyo amategeko avuga. Ntekereza ko abanyamategeko n'abanyabubasha n'abafata ibyemezo bakwiye kuva mu muco bakajya mu mategeko. Urakoze cyane Sikovia. Ibyo Sikovia yavuze birumvikana kandi atanze ingero n'ibisobanuro birambuye. Ndabona Silvia icyo ushaka kongeraho. Yes, hari utuntu tubiri nashakaga kuvuga. Koko muri feminisme yanjye mbona umwanzi wanjye wa mbere ari umuco. Apana ko nanga umuco kubera ndi mu bantu bakunda umuco, ariko nkabona ko imbogamizi nyinshi dufite abantu bazistickinga ku muco cyane. Subiye ku kantu k'inkwano yavugaga, tugiye kera igihe umuryango w'umuhungu waherezaga uw'umukobwa iyo nka, murebe bavanaga inka bakayizana bakayishyira mu rwuri rwa papa wanjye, akajya areba iyo nka akanywa amata y'iyo nka irepresenta, simvuga ko iyo nka irepresenta umukobwa we, ariko habagaho hari
habaga hari meaning nyinshi cyane iyo nka uri kunywa abaguhaye bajyana umukobwa wawe iyo attachment yabaga ihari ariko mwibaze ko uyu munsi ari na leta yavanye amatungo nta kibana hamwe natwe aho dutuye nukuvuga barafata iyo nka bakayikuba mu mafaranga akaba ariyo bazana gutanga at the end of the day na cya kintu kiza bakayakora mushinga urutandukanye kamema amafaranga afite akamaro kenshi ariko ndashaka kwanza ubare ayo mafaranga habe kwanza kudiskita mwemeranye ku mafaranga nimurenga kukwemeranya ku mafaranga noneho muze kuyabara agende muri banki n'indu yafata murebe ko na wa muco turi gushaka ukipinga ntabwo ari wo ni kindi kintu kitari umuco ntabwo mu muco watangaga amafaranga iyo nshaka kuguha kado ntabwo sinzi mu muco ariko ukuntu bimeze ndaza nkareba nkavuga akunda amashati ya kaki niyo mbona yambaye ndaza ntekereze kuri iyo gift ijyanye n'ibintu ukunda niguhereze mu cyubahiro ntagiye kudiskita nawe utanyoblijije kwanza gift so meaning ya gift yo iba yavuyemo mu bintu by'umuco noneho muri feminism hari kindi tubelivingamo barriere ziri systemic ziri muri system yacu nk'ubu ngubu habaye politique ndi gusubiza ibintu bibiri yavuze aho Mineduc ivuga ubu ngubu abana b'abakobwa basigaye bose bitabira ishuri ubundi iyo haje ikintu kitwa discriminatory policies no kugira ngo basubize ikibazo mu gihe gitoya gisubire kuri normal ariko nk'uko tubizi ngewe nka feministe ndakyashimangira ko haba programme ziri speciale z'abakobwa ese no kumanura amanota gakeya kugira babafatireho kubera ko mu muco wacu umwana w'umukobwa ni utaha mu rugo akajya guteka ni utaha mu rugo akajya kuvoma oya n'ubu ngubu ni utaha mu rugo akajya kuvoma noneho wa mwanya avuye ku ishuri musaza wagiye gukina umupira urumva musaza we yararushe ku ishuri agiye gukina umupira ubwonko bwe bugiye bubaye neza umwana w'umukobwa yirukiye gufasha nyina arajya none umuhungu arava hari agende gukora devoir aruhutse neza umwana w'umukobwa arajya kuva muri kakazi rimwe na rimwe nta mashanyarazi bafite iwabo none uraza gusanga performance ye iri hasi ntabwo ari kubera ko uwo mwana ari umuswa actually uwo mwana ni umunyabwenge nimba yava ku ishuri agakora iriya mirimo itabarwa niko tuyita still agakomeza akabona ya manota kabura twatundi 0 point combien abanyarwanda ntibagomba kurakara ngo abagore bari kubafatira ku manota make ahubwo barareba effort n'uyu mwana yageze niba umusaza we yagize 60 kandi bari gufatira kuri 60 wakaba yagize 55 bakavuga ariko uyu mwana reka nza ya manota tumuha amahirwe yo kujya muri kaminuza kubera stili nawe yatsinze mwibuke ko bari abana nundi baba batsinze ariko batabonye ya manota asabwa kubona bourse rero muri condition normal burundi buri mwana agomba kubona bourse ariko ukuntu tubizi ikigo cyacu ntijyabona amafaranga yo kwigisha buri mwana wese niyo mpamvu n'ababyeyi twishiriraho akacu niyo mpamvu bavuga reka amafaranga make yahari ahabwe babandi babonye amanota menshi rero twebwe nk'aba feminist tukavuga ushire mu gaciro wa mwana w'umukobwa utarabonye umwanya ungana niyo mpamvu burya muri feminism tuba turwanira same opportunities for people opportunity rero na ahantu hose umwanya wo gukina w'umwana umwanya wo kubwirwa neza mbese nibigerageza bayagize mu ishuri wa mwana arimo arateretwa n'umwarimu arimo arateretwa n'abantu bose mu kigo byose bikamuhungabanya niyo mpamvu tuvuga muha amahirwe yo kubona iyo bourse ahubwo iyo bourse uyiherekeze na za programme zishinzwe kumuimpawaringa amenye kubera icyo ari mu ishuri mu minota itarenga 10 dusigaranye ndagira ngo nje ku kintu cyitwa ijambo feminisme rifatwa nkaho ririmo icyasha ese ko rirera hano mu Rwanda cyangwa riracyanduye niba ryandujwe n'iki rya saneza bigenze biti yes murakoze cyane ijambo feminisme rirakyanduye mu Rwanda niko bimeze kubera ko Scovia yatangiye abivuga impinduka zose zigaragara nkaho zirarwanywa kandi mwumve ko iyo feminisme irimo iraza ku addressinga injustice tureba cyane cyane hagati y'umugore n'umugabo kandi umugabo afite power kuva kera umugabo ari kumva ko ninemera ko iki kintu kiza ku buringanire buba ihame hari ibintu ndi butakaze hari tuzita privilege zanjye zo kuba nagenda nkanywa inzoga ngatahiriye ngiye njakiye ariko umugore nyamara natinda mu kabare bavuga umugore wa nakanindaya yirwa mu kabare aracyafite privilege zo kuza gasanga ibiryo byahiye nyamara twese twashaka ko twaza tugasanga ibiryo birahiye hari
benshi bavuga ariko abagore b'iki gihe basigaye bafite n'abakozi bo mu rugo ariko ntabwo ari abagore bose bafite abakozi bo mu rugo no mukozi wo twita umuntu dufasha mu rugo nawe hari amabwiriza ahabwa nk'ukuntu twese ku kazi duhabwa amabwiriza ugasanga still wa mugore nubwo ari ministre reka ntagirire ku rwego rwo hejuru nubwo ari ministre aratuyoboye muri iki gihugu kuntu z'abanyarwanda bangana niyo ari ministre w'uburezi cyangwa ubuhinzi ari kurebera igihugu cyose ariko uwo mugore afite burden niko tuyita yo kurebera n'umuryango no kumenya mbese ngewe tumwita n'umugabo umwana mukuru mu rugo nawe agomba kumurebera rero kugira ngo rise neza nuko twemera ko tugomba gusangira privilege zacu natwe reka nkubazanga gato Scovia nawe yasize cyane ndaje mu ijambo impamvu mbivuga kera hambere mu muco wacu abagore babaga babaye hari amazina abiri babitaga sindi bavuge yombi ndavuga iryoroshye irikomende ibiki ndizigame umugore wabaga yabaye wabyita kuvuza induru yabaye nk'umuvuza nduru ku musozi ashaka gukangaranya abagabo ashaka kumva ko ari we ayo nandi yandi ariko bavugaga ngo uriya mugore yabaye inkambyagahanga iryo ni rimwe irikomeye narizigamye ese mu minsi ishize nawe ujya kugaragara cyane uretse ko mbere yo kubishyira mu kiganiro narebye tweets zawe zo hambere ngo nzikubazeho sanga hafi ya zose barazisibye uri umwe mu watangije urugamba rwo kuvanga abagabo n'umwanda icyo cyabaye ikibazo gikomeye cyane kuri Twitter ntago byatangiriye hano mu Rwanda bifite handi byatangiriye ariko mu Rwanda uwabyenyegeshe yitwa Sanga Sylvie twicaranye hano urugamba rwari rukomeye cyane kandi kuko ni nabwo iryo jambo ryagarutse ese mu Rwanda naho inkambyagahanga zahozeho zaba zigarutse si inkwiseyo ariko wabona umujinya abadamu bafite abagore bafite abakobwa bafite ko ukabona uburyo bari gutukana kakahava bakambije agahanga bwira byagenze bite sindi kugira ngo niba ari igikomere gukomeretse ufite uburenganzira bwo gusubiza cyangwa ntusubize kuko aho ngaho hari mu batumye bavuga ngo noneho urugamba bari abagore uravuga bakuvudukana ivumbi ritumuke icyambere nshaka kuvuga nuko abanyarwanda muri rusange ntabwo banga gender equality cyangwa iterambere by'abagabo n'intunza ariko bashaka ko riba mu mategeko ya politike ko riba mu kazi abantu abagore n'abagabo bakabona akazi mu ishuri twese tukiga ariko ntibashaka ko mu cyumba cyabo no mu rugo nibyo nukuvuga men are trash mu cyongereza niko iryo jambo ryaje rimenyekana akaba ari ijambo ryatangiye muri South Africa ndashaka ko na nyuma y'iki kiganiro ugenda ukore research kuri rape muri South Africa cyangwa muri Afrika y'Epfo ni hahandi ubushakashatsi buragaragaza ko buri minota 3 hari umubare utanga abagore baba babaye raped kandi rero bikarenga aho ngaho nta nubwo baba raped ngewe mba raped n'umugabo umwe ugasanga wowe uje kundepinga uzanye groupe y'abagabo 30 cyangwa 20 bose bakanshaho seri noneho nyuma y'aho ngaho hagira ngewe cyangwa undi muntu ugiye kurega na hahandi yagiye kurega bakaba banamufata ugasanga babagabo bakurepinze babagabo nibo bari kuguha justice hariya ntayo baguhaye barakurepinze na nyoko yaza bakamurepinga n'abacuti bawe ugasanga ni ibintu wavuga ngo uri murarota ni muri movie no ntabwo twabarushije ubukana ahubwo iryo jambo ryari risanzweho noneho muri 2017 niho habaye groupe yarepinze umukobwa bamaze kumurepinga baranamutwika biba birebire noneho muri South Africa abagore n'abagabo baravuga ibi bintu birakabije umuntu yahohoterwa bigeze ahangaha nabagenzi be na nyina nabandi n'ubutabera yari kubona bukamuhohotera ikabikivanga finally iyi system ninde ugomba gutanga na justice basanga ko ari na wa ndugo ha justice ni ikibazo noneho batangira icyo kintu kitwa baravuga this is trash because the system was yarikozwe n'abagabo noneho ahantu hose for solidarity batangira kuvuga icyo gihe umukobwa bari no mukiriyo barimo baranashakisha n'ibiki twese dutangira gutwitinga men are trash in solidarity yabo bantu ariko iyo system men are trash twarabivuze cyane ko ntabwo ari kuza kugutuka wowe nk'umugabo ahubwo turavuga uyu muco uri gukuza
izi nkozi zimbi noneho n'ubutabera ntibuboneke biri trash ariko ntabwo tuba tuje kuvuga ko wowe uri trash no mu Rwanda pe ntabwo urwo rugamba rwahabaye ku isi hose habaye solidarite n'abagore bo muri South Africa kugira ngo tugaragaze akababaro gakomeye abagore bahura nabo mu by'ukuri tubona abantu turababara iyo umuyobozi yibye ibyari gufidinga abaturage tukababara kubera iyo corruption kandi corruption ni amafaranga abagiye nubwo bwose yari gukora ibintu by'akamaro ubwo burakari nibwo nshaka ko mbona ko iyo umwana yabaye raped umugore yabaye raped twese tugira ubwo burakari duhaguruke abagabo abaribwo muri South Africa nta nubwo ari abagore gusa bahagurutse bavuga utyo n'abagabo bonyine baravuze men are trash because ntabwo twakomeza turebera sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda ukuntu ari bibi ngira ngo nawe wumva ukuntu ari bibi ntabwo baye raped n'umuntu umwe ni seri y'abantu n'abandi bari kuguha ubutabera bibaye kuri rero abagore kuki bavuga ko abafeministe aribo babizanye ni kubera tukurikira amakuru ya injustice around tukavuga ibi ni bibi rero nibo baje babivuga noneho bituma bafata ko abafeministe batutse abagabo bo mu Rwanda ko ari trash ariko mu by'ukuri ntabwo ndashaba buri muntu wese nagenda asome yumve byatangiriye he bivuga iki nanone kubera iki byaje n'abagore bo mu Rwanda tukaba twaravuze ensolida mu by'ukuri ubu ngubu ngewe nigiye mbonye umugabo warepinze umwana mvuga ko this man is trash kubera na trash ni nziza nimba uri umugabo kugira ngo ngende uterete umugore aguhereze ukaza ukavuga ngo uyu mwana mubesheje amafaranga ubu uri trash simvuze ngo abagabo bari trash ariko umugabo wese urepinga umwana kuri nge ni trash trash ari cyo kibu cya Rwanda ari byo bivuga umwanda kubera ko actually umwanda usa neza ariko simvuze ko abagabo ari trash ntimujye mufata akantu kamwe mugakuze muvuge ngo abantu batukanye mu by'ukuri iyo mfunze amaso sinimagine ukuntu umugabo muzima yagenda akarepinga umwana simbyumva iyo nkundura abagabo n'umwanda yavuye muri Afrika y'Epfo ariko ibihugu bitatu nzi yari ifitemo ingufu zirenze izindi nyuma ya Afrika y'Epfo ni Kenya Nigeria n'u Rwanda warabyumvise ese n'uyu munsi urabona iyo mvuga ikwiye cyangwa byajyana kirya gihe cyangwa hari ukundi ubifata kugira ngo bigiye kumeza kuba kuko n'icyasha byasize nanubu kiracyari bikomere kuri bamwe nkibona iyo mvugo kuko mu bagabo iyo tubirebye mu ishusho ivuga ngo abagabo n'umwanda umwana wanjye w'imfura n'umugabo nubwo nyine ari umwana ariko ni igitsina gabo harimo umugabo wanjye mwiza w'inshuti yanjye harimo papa harimo basaza wanjye harimo inshuti zanjye nabifashe nk'ikintu kibi kumva ko habayeho gutesha agaciro abagabo aho nciyeho umurongo ariko ngaruka ku ishusho yagaragaye y'abantu yabigaragambyaga muri South Africa harimo abagore bambaye amakanzu y'imyeru bimennyeho amarangi atukura agaragara nk'amaraso bisobanura ko umugore wafashwe ku ngufu muri ubwo buryo bw'abantu 1000 n'ubwo buryo aba yakomeretse mbifata mu ishusho ivuga ngo nyiri bwa mbere mu bamaganaga igikorwa cyabereyemo igihugu cyamaganaga igikorwa cyabereyemo umuntu utaka ntabwo agira style kuvuza induru cyangwa kuboroga no gutaka nta format bifite ngo tuvuge ngo Sylvie kuko yize amashuri runaka akaba ari docteri yagiye gutaka ataka mu ijwi ku buryo ubyumva yumva ataka nka docteri noneho wenda umuhinzi nawe nataka ngo twumve ngo arataka ni nko kuvuga buri yuje kureba hari umupasi ugitera urwenya ngo kuryama ntago habamo ubuhanga abantu iyo baryamye bose basinzira kimwe ni ukuvuga ngo no gutaka rero abantu bize n'abatize bashobora gutaka mu ijwi risa kandi umuntu utaka ntushobora kuvuga ngo yatakaga muri style utumvaga iryoheye amatwi kuvuga ngo abantu bavuza induru batabaza bashobora kuvuza induru wowe utari witeguye kuyumva ukumvira sakuza hanyuma uyumva akumva ko uyu muntu akwiye gutabarwa ntekereza ko iri jambo barihisemo nko kumvikanisha uburyo kuko bazi ko abagabo bikunda ari abantu bumva bakwiye kuba bafite igitinyiro bo kubahwa kubita umwanda byari butume bose bahaguruka bakabaza ngo ubundi kuki twiswe umwanda ntekereza ko bateye ikintu gisakuza hanze kugira ngo isi byuke ariko abo babivuga harimo n'abagabo bashoreranye nabo bagore bigaragambya ese iyo byitwa abagore ishyamba ntiryari gushya naho iyo bikozwe n'abagabo barimo basobanura ikirimo kuba kubera umubabaro warenze uko abantu bawusobanura nigeze njya mu umuryango witwa Sevota uhuza abagore bafashwe ku ngufu muri jenoside mu Rwanda niyo waba uri inyamaswa muzi ko batubwiye ngo abanyamakuru bifata interview amarangamutima yawe arabura uri umuntu ugomba kumva ndakubwiza ukuri njye w'umugore aranganirira inkuru hasigara ntashobora kumubaza
hasigara ku buryo uramutse umyutinze ijwi utureba wagira ngo ninjye wavugaga iyo nkuru, ninjye ubura imbaraga kurusha ubimbwira, kuko wenda we yabivuze kenshi amaze gukira. Ndimo ndashaka kubwira ngo ari abagabo nabo basohotse induru yarota nkuko naho yarose, twava tuti mwatesheje agaciro abagore. Ariko igisobanuro mpamvu niba ariko mu Kinyarwanda bakivuga cyatumye abantu bataka muri ubwo buryo, bakarwana, bakavuza induru, bagakora amabi, bagatuka abagabo, nicyo gikomeye kurusha igitutsi batutse abagabo. Nekereza ko n'isi ari kikwiye kureba, n'abandi badefanda ko umugabo adakwiye kuba umwanda, ntabwo akwiye kumuba, kuko nakubwiye abagabo bankikije beza nkunda babandi bose navuze. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, icyo mbaza ndaguheraho na Sylvie ayisoze tunasoza ikiganiro. Iyo mukanya navuze nti iyo habaye akantu umugabo yakoshereje umugore, baravuga ngo babagore bo kuri Twitter cyangwa se feministe bagiye kukuvudukana ivumbi ritumuke, niko bivugwa. Kubiseka Sylvie n'ubwa mbere byumvise? No, ndishima, nkunda kwishima ariko cyane. Okay. Nkunda guseka ba. None rero reka tugarukaho. Muhitamo mute abo muvugira, umugore uhohoteye muvugira no mutavugira? Ingero ni nyinshi, ariko reka mpere kurwa bugufa. Umwana w'umukobwa baramufashe, bamwurije imodokari, imyenda irataka yose ivuyemo, yisiribanze hasi, anahagurutse agenda yambaye ubusa mu muhanda, nyuma agiye guhigwa ngo afungwe. Uwo haba umufeministe n'umwe wavuze ngo uriya mwana yahotewe, niyo yahabwa ikindi gihano wenda ntiyagafunzwe, byonyine kuba yambitswe ubusa ku Rwanda ni ikibazo. Ariko hakaba handi noneho hari n'uwagize ate ntazizi ndigero akantu k'amafuti rwose ryavumbi rigatumuka. Mutoranya mute uvugirwa n'utavugirwa? Umunyamakuru mwiza rero mugenzi wanjye, mu mvugo zacu usanzwe abanyamakuru ntabwo duhitamo igifite agaciro n'ikitagafite, tuvuga uko ibintu twabibonye. Kuba wemeza ko uriya waguye yambaye ubusa yarenganye, hanyuma ba Sylvie bakaba ijambo kwega ntabwo nayikoresheje, oya wenda atavuganiwe none ukavuga ngo bavuganiwe wakoze akantu k'amafuti, sinzi niba ari wowe uhitamo ikitaba amafuti n'ikitaba cyo. Icyo cyo nk'umunyamakuru mugenzi wanjye ntabwo ari cyo. Ariko icyo tuvuga, hari igihe igikorwa gishobora kuba nge nk'umunyamakuru nkagikoraho komenti, kuko mbona bigayitse muri rusange, atari uko nashingiye ku gitsina cy'uwo byagayitseho hari, kuko ndi mu bantu ba mbere babajije RIB kuri Twitter mbaza nti nizere ko mu kanya ndi bubone uyu mugore wakubise umugabo, nk'uko twabonye abagabo bavuzwe ku bagore, niba ubutabera butangwa ku wakoze icyaha cyangwa kuwo wagikorewe. Uriya mukobwa rero kuba yaragaragaye yambaye ubusa, habaye komenti nyinshi zivuga ngo nawe yari yananiranye niki, baramufunga. Ntekereza ko nujya no kuza hari indi nkuru nanone ishyushye y'Iburasirazuba, Safari yanize daso amukubita ku munigo w'inkoni, intambara irarota. Ni ukuvuga ngo izo ni kesi zihari z'abantu barimo guhohoterwa mu buryo bwo kubahiriza amabwiriza runaka bahari, law enforcement. Yego, niba azunguza cyangwa yaragiye aho bitemewe. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo kiri rusange. Kwambika umuntu busa ni ikosa nk'uko ushobora guca hano. Niyo mpamvu uyu munsi umuntu wakoze icyaha ntabwo bakimufata ngo bamukubite muri za modoka za polisi zitwa Pandagare. RIB ifite imodoka zubatse, kuko umuntu akwiye kwicara nk'umuntu. Kuba umuntu yakoze icyaha ntibimukuraho kuguma ari umuntu. Icyo gihe rero kuvuga ngo izo ntago dasizigira nta n'ubwirondoro zigira, nicyo ndimo mvuga. Ni ukuvuga ngo mu buvugizi abantu bakomeje bavuga bati kubona umuntu bamucisha mu mujyi bamusesetse munsi y'intebe za polisi ntago bigize ikiremwa muntu. Ntekereza ko nibindi niba kuyora umuntu bamujugunya amaguru kavamo nawe avuga ati ndahunga si impunga, imbaraga z'umurengera zikoreshwa kuri uriya muntu wakoze icyaha, ni ibintu bireberwa mu buryo bw'amategeko n'uburenganzira bwa muntu. Noneho hakiyongeraho uburyo yambaye ubusa, ni ibintu bitesha agaciro. Ntekereza ngewe ubwanjye Skovia nemera ko yaba umugabo cyangwa umugore ntakwiye guteshwa agaciro mu buryo ubwo ari bwo bwose icyo yaba yakoze cyose. Niyo mpamvu mu Rwanda hataba igihano cyo kwica. Ni ukuvuga ngo uriya mugore nimba ufite umugabo ntabwo yasebye wenyine, yasebye twese. Ubwambure bw'uriya mugore busa n'ubwanjye, ubwambure bw'uriya mugore busa n'ubwanjye, busa n'ubwa Sylvie, busa n'ubwundi mugore wibwira ko ari umunyacyubahiro. Niyo mpamvu ntawe ukwiye guteshwa agaciro, kuko umuntu ni nkundi. Ariko kuvuga ngo bahisemo bavuge n'uwo batavugira, ntabwo nzi uburyo babihitamo. Ariko twe nk'ibitangazamakuru inkuru zarasohotse, komenti turazikora zibona ku magurupe n'ahandi, tubaza tuti RIB ni nanjye muntu watanze iyo video ku rubuga rumwe duhuriraho rurimo n'abapolisi, barambaza ngo Skovia ngo byabereye. Ndavuga nti yewe ninjye mvugije induru ndi ku gasozi, namwe mushaka abarwani iyo barwanira, ntabwo nari mpazi, video yari inguyeho. Ariko ndashaka kubwira ngo uburyo bahitamo ntabwo mbuzi,
ariko nanone twese nk'uko tubizi uyu munsi ko wahisemo topic ngo tuvuge ku burenganzira bw'abagore n'ibindi nta zindi topic zabaye biterwa n'impamvu wabyutse. Sylvia, uriya mwana w'umukobwa cyangwa umubyeyi cyangwa inkumi ibyamuwayo simbisubiramo twabivuzeho urabizi bye ko mwaruciye mu karumira icyatsi cya kindi uvugirwa n'utavugirwa mu bijyana muti ko nubundi mwiyemeje guca akarengane kose gakorerwa umugore yava akagera. Murakoze Williams kuri comment. Icyambere nuko nta organisation yitwa feminisme, nta nukuvuga iyi kibazo cyatugezeho ndabizi nabagenzi banje n'abandi maybe reka nitangirireho. Ikintu cyambere ngewe activism yanje ijyanye no guhereza abantu justice. Nukuvuga iyo mbonye case ikintu cyambere ndababaza mwabyiye polisi cyangwa wakijyanye muri RIB. Kenshi abantu mfasha mba nsanga sometimes ntibazi naho bari kukijyana. Hariya niho nshira imbaraga zanje kubera ko ngewe ndi umuntu ntari institution ntari na leta ntari n'umunyapolitike ntarafite niyo dream anyway yo kuba umunyapolitike. Nukuvuga nkoresha imbaraga zanje ubwenge bwanjye gusacinga nkavuga aba bantu kirego ndi kuvuga nirihe tegeko rya gisubiza kandi sindi umunyamategeko nkaba nahamagara inshuti yanjye umunyamategeko ibyabaye ibi nibi ngo no ndumva ari icya undakambye ibyo ngibyo petetre ntabwo ari icya. Ngewe nkoresha imbaraga zanje umutwe n'umutima n'imbaraga physique uwo muntu nkamugeza ku muntu ugomba kumuha ubutabera kuri nge abo nkora nukuvuga ni RIB igenda igakora investigation cyangwa police nizamenya aho izamujyana. Rero ngewe imbaraga zanjye nk'umuntu udafite company udafite institution naho ziba ziranye nkavuga uyu muntu utaruza aho bamuha ubutabera naho ngaho nukuvuga bariya niba tabumuha nibo bazabazwa. Rero ngewe umuntu wese mbonye warenganye mbishiramo ndabikora ariko ngatakaza imbaraga zanjye ku bagore. Ngewe ntabwo ndi leta ngo ngende nshakisha ibibazo byose. Nukuvuga ikintu cy'umugore pe n'uburiri muvamo saa 8 z'ijoro ngahaguruka kubera iki mbanzi ko uyu mugore haba hari na level y'ubujiji. Sinshaka kuvuga ubujiji mu rwego rwo kumutuka ariko nkumva ko yaba taragize amahirwe menshi yo kumenya amategeko ahari amurengera, yaba taragize amahirwe menshi yo kujya mu kabare yumve bagenzi be batanga izindi experience kwa mu kabare tuhigira benje ntabwo mpatuka ngenda hakunda. Nukuvuga nishira mu mutwe ko uyu mugore hari imbogamizi nyinshi yagize mu buzima bwe bwaba bunalidinze kuri ibi bintu kubera ko twemeranye nge nawe ko kuba umugore cyangwa umugabo muri societe zacu hari barriere nyinshi zatuma wagira mu buzima. Niyo mpamvu mfata barriere umugore agenda ahura nazo akazihungurya ko ari nyinshi cyane ku buryo nkwiriye gutakaza umwanya wanjye. Niyo mpamvu pe ndatekereza ko aba feminists benshi nabanzi ikibazo yo bahuye nacyo hari n'ikibazo cy'uburere tutavuze. Nimba umugore afite uburere bubi akaba yakora ikintu kubera iburere nshaka kuvuga ni education de base bwa burere twigira mu muryango apana mu ishuri kubaha abantu kuvuga neza kuvugisha n'ukuri nabwo n'uburere kubera uzi ko hari abantu babeshya. Rero uwo mugore akaba adafite ubwo burere akagira ibintu akaba yasuzugura abantu yakubita umugabo n'ibiki nge ngifata nk'ibibazo cy'uburere nanone bwe. Ariko noneho sometimes ibintu abagabo bakora mbifata ku bibazo by'uburere akankanongeraho n'umuco waba sitinze kuriya aho umugabo akora ikintu uri umugabo sha. Rero ibyo bintu byose bituma hari n'ibyo ngenda nkareka n'akazi kanje uwo munsi ngashiramo n'amafaranga yanjye kubera mbanzi ko uwo mugore hari imbogamizi nyinshi ariko mufashije kugera kuri step ya mbere baramusobanurira iburenganzira bwe banamuhereke n'inzira aho gucya. Rero ntabwo ntekereza ko ari umufeminist ucuzinga sinshaka kubavugira ngiyewe personnellement sinchuzinga icyaha ariko hari ibyo mbona ko iyi bato nta bumenyi munyifiteho cyane kubera ko nanone ubumenyi ni ngombwa ishaka gukora ikintu kubera imbere uko natakinga ikintu ngenge ngakora research nkareba noneho nibyo ndi bukoreshe n'ubumenyi kubera nge nagize amahirwe yo kwiga usko abagore twize turi bakeya. Rero kuba nge ndi privilege kuba mfite ubumenyi runaka ngomba kubusangiza mugenzi wanjye w'umugore. Sivuze ko umugabo nta musangiza ariko mu by'ukuri abagabo bagize amahirwe menshi cyane arusha abagore nibyo nashakaga ko abantu bumva. Urakoze cyane ijambo risoza ikiganiro rya Sylvia umugore ufite uburenganzira bwe aharanira yaba abijukiye cyangwa abijukiwe uramubwira iki? Icyambere hari uburyo bwinshi bwo kumenya amakuru ashingiye ku burenganzira bwa muntu si ubw'umugore
bwa muntu. Nge ndashimangira ko imibereho myiza y'abaturage no kubaho neza abantu bubahana bikwiye gushingira ku burenganzira bwa muntu. Uburenganzira bwa muntu tutagiye mu mategeko yanditse mu bitabo bihana cyangwa mbonezamubano n'ibindi n'amategeko nshinga n'ibindi, bishingiye ku muco mu Kinyarwanda. Kuba uzi guha abantu agaciro, kuba uvuga uti umukozi nkoresha uyu munsi ararwaye, kuba ubyubaha uvuga uti umuntu arananirwa, kuba uvuga uti umugore utwite muri ubu buryo ashobora kubyuka atameze neza, kuba uyu mugabo ejo wiriwe kugikwa yubaka arananiwe ntabwo ari we nkwiye kubwira ngo nabyuke, imvura iraguye afata isuka ateme umugende w'amazi, amazi adatwara inzu. Kumva ko intege nke z'undi muntu zishobora kugaragara mu gihe azifite. Noneho ibyo bintu bigashingiraho ubwubahane cyane cyane mu muryango. Umwana kuba ari mu rugo ntahabe nk'uri kuri prison, ko buriya muri gereza haba hari umucamanza wakujyanyeho, hari umucunga gereza noneho urimo gusoma amabwiriza yubahiriza gereza. Mu rugo hakaba ari ahantu umuntu wese afite ijambo kandi yisanzura. Kavuga ati papa oya uyu munsi mama ntago twarya ibi byo kurya. Ntibyitwe kunanirana k'umwana, ahubwo byumve ko ari icyifuzo. Niba mutabifite mu muhe impamvu bitabonetse. Umwana uzakura mu rugo hari ibiganiro, ntabwo asanirwa kuganira n'umugore we. Ndibuka mu kiganiro rimwe turi kuri RTV, Dr. Ryarasa Joseph Never Again yigeze avuga ko hari ubushakashatsi bakoze n'ibindi bintu babona, akavuga ati umwana w'umusore wakuriye mu rugo atarabona se atoragura n'urukweto ngo rutere nyina arenga, ataramwumva mutuka mu ruhame, ntashobora gushaka umugore ngo atinyuke kumutuka. Ni yarakaye umujinya aravuga ati wenda na papa yararakaraga akajya mu kabari kangende ndagaruka umujinya ushize. Ni ukuvuga ngo akora ibindi bintu bitagaragarira bwa burakari buraho. Umukobwa wakuze uraho atarabona nyina cyangwa mu rugo, nyina ahagarara hejuru ya saka mutuka, abona ataratuka abahungu be n'abandi, ntashobora gutinyuka umugabo ngo amutuke, ntashobora guhagarara mu isoko ngo atukane. Ni ukuvuga ngo ibibazo dufite byose by'imibereho no kutubahana n'ibindi. None se ubu wenda mu minsi yashize abantu barabizi, hari abasaza tuzi yagenda akajya mu rugo rw'umuhungu we agakubita umuhungu w'inkoni nk'igihumbi ngo yarayakubise umugore, kamubwira ati uratinyuka ugakubita umukazana, wigeze ubona nkubita nyoko? Wenda ntiyabikuye kuri se, ariko hari se wabo, hari undi muntu wari muri uwo muryango, ariko icyo kintu gituma ajya cyangwa umuturage, icyo kintu gituma ajya gukubita umuhungu we ni igisobanuro ko gitesheje agaciro gukubita umugore. Mu by'ukuri nubwo abagabo bavuga ngo barikunda bagira bati nta mugabo ushobora guhagarara hano ngo mu bandi mu kabari cyangwa aho bahura baganira avuga ati jyewe umugore yabinzanyeho ndamukubita, abagabo bose bahita bagwa mu kantu batukubita umugore, bakamubwira bati shaka ibyo nabyo n'ububwa bazagufunga, ariko harimo n'ububwa. Ni ukuvuga ngo nta kintu kibi gikorerwa umuntu kigira undi ugishyigikira usibye undi munyakibi mugenzi wawe. Urakoze cyane Sikovia, turagushimiye. Ni Mutesi Sikovia, undi ni Sanga Sylvie, genda intwari John Williams. Iyi ni Pass TV IREME News. Nta mwanzuro wihariye dushyizeho, mwese abadukurikira namwe muzi uko ubuzima buhagaze muri sosiyete. Ikiganiro cyari cyo kubaka umuryango, ntabwo uyu munsi twagiye mu zindi ngingo za politiki cyangwa z'ububanyi n'amahanga. Mukomeze mu gihe byiza, munogirwa kandi na gahunda duhora tubagezaho kuri Pax TV.